nkagushimira wamaze gukora subscribe shana comment. Hanyuma rero ibi biganiro byacu bikaba bigenda bigaruka cyane cyane ku ntambara iri kubera hano mu karere k'ibiyaga bigari. Ubwo ni intambara ihanganishije umutwe wa 23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko bikomeza kugenda bigarukwaho mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nk'uko rero mukomeza kugenda mukomeza kubyumva cyangwa se mukomeza kugenda mubigaragarizwa umunsi ku munsi, mumaze iminsi mwumva ko sadeke ubu ngubu rwose yaba yaragize gutya ikaba yarinangiye gutaha cyangwa se ikaba igenda ikweduka, rikanze gukoresha iyo terime, igenda ikweduka ikaba idashaka gutaha ngo bave hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagende bajya iwabo. Ni mu gihe ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 ubwo abasirikari ba mbere batashye bagiye mu makwasiteri, mwarabibonye, n'abandi bakaba bari batashye nabo mu bindi byiciro byabanjeho gatoya, ndetse bari kumwe n'ibikoresho byabo, harimo ibikamyo binini cyane bya rukururana byari byikoreye ubu ubwato bagombaga kwifashisha mu ntambara ibahanganishemo n'umutwe wa 23, ndetse n'amakontineri nayo yari ateretse kuri ibyo bikamyo bya rukururana. Bakaba baranyuze hano mu Rwanda baherekejwe n'ingabo z'u Rwanda cyangwa se n'ubuyobozi bw'u Rwanda muri rusange, bakabageza hariya za Rusumo, hanyuma bakomeza Tanzania bagenda berekeza iwabo. Kugeza amagingo anga rero nawe ukaba umaze iminsi ukibaza uvugutse se kubera iki sadeke idataha, cyangwa se kubera iki badashirayo, kubera iki bazataha mu byiciro. Bikaba byaravugwaga rero ko hariyo ingabo zigera ku 3,000 zasigaye zirenga 3,000, kandi hariyo n'ibikoresho bindi. Ibyo bikoresho rero ngo ni ibifaro na n'ubu ngubu bakiryamyeho, ngo ni ibifaro bari gupfa na M23. Ikindi kandi ngo bakaba bafite n'amabuye, hari amabuye bafatanywe. Ayo mabuye rero nayo bakaba baranze kuyatanga, bakaba bavuga ko ngo batazayatanga nubwo bwose intambara yabatsinze, ariko ngo we bagomba kuyaryama hejuru bakayagwa hejuru. Hagati aho ngaho rero abantu bakaba bari kuvuga bati ese M23 iremera irekure, hanyuma irekure abangaba bagende n'ayo mabuye cyangwa se n'ibyo bifaru, cyangwa se nayo irakomeza kubihanangiriza ibereka ko atari agafu ivugwa rimwe. Ni nyuma y'uko rwabuze gica kugeza amagingo angaya, haba M23 yanze kurekura, haba na sadeke nayo yanze kurekura. Ngiyo intambara cyangwa se ibindi biri kubera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe bakomeje kwinangira gutaha. Nicyo ngicyo ngo kibabeshejeho kituma badataha ngo bave. Ariko hari n'ikindi kiri kuvuga ko ingabo za Malawi nazo ngo hari ibindi nazo zaba zamaze kugira gute, zamaze kwegeranya, hanyuma bikaba bivuga ko nazo ngo zanze kubirekura. Ubwo M23 yababwiraga iti ibyo ngibyo namwe uko byagenda kose mugomba kubisiga hano mukagenda amasa, mukagenda uko mwaje, twabahaye ibikoresho byanyu ni mugende. Ibi ngibi rero bikaba bitari kuvugwa rumwe, cyangwa se bikaba byatumye hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo havuka noneho indi ntambara y'ibikoresho hagati ya M23 ndetse na sadeke ndetse na Malawi. Ibyo turaje kuba tubigarukaho mu kanya, turebe se ni ibiki bari gupfa, ni ibiki bindi, nubwo bwose tumaze kumva ayo mabuye cyangwa se ibyo bifaro, ariko si bindi bari gupfa nabyo ni ibiki byakomeje kuba bitangazwa. Ikindi ndaza kuba nkubwira, Kapiteni Ibrahim Traore ni perezida w'igihugu cya Burkina Faso, byamaze kujya hanze ko uyu mugabo amaze iminsi ari gukorerwa kudeta, nk'uko mumaze iminsi mukomeza kugenda mubyumva. Iyo kudeta ikaba yarabayeho muri Mata umwaka wa 2025, ngo ni kuno kwezi turangije, ariko uwo mugambi uza kuburizwamo, ntibyagira icyo bigeraho cyangwa se birapfuba. Uyu mugabo rero ngo abari bagiye kumukorera kudeta nta bandi, murabyibuka ko basize mu majwi Cote d'Ivoire ndetse n'abasirikari bahari kuri kiriya gihugu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kapiteni Ibrahim Traore. Ariko noneho bikaba byamaze gutangazwa ko ngo hari n'abandi baba diaspora cyangwa se hari n'abandi bantu ngo bahaye umwe mu basirikari barinda Ibrahim Traore kugira ngo azamurase, ngo amuhereye mu mutwe, azamurase arimo gusenga, amuhere inyuma, hanyuma akubite ngo mutwe ngo amusandaze. Abo ngabo rero bari bamusezeranyije ibyo ngibyo ko umuryango we uzahabwa ubwenegihugu ndetse n'imitungo myinshi cyane muri icyo gihugu azaba agiyemo, ngo ni nyuma y'uko yazaba amaze kwivugana uyu mugabo Kapiteni Ibrahim Traore, ariko bikaza kuba iby'ubusa, bikaza gupfa. Hanyuma ikindi turaza kuba tuvugaho nuko Emmanuel Macron, ni perezida w'Ubufaransa, byamaze gutangazwa ko uyu mugabo ngo ari gushaka kwica amatora y'uzavamo papa, ubwo yasuraga abakaridinari bateraniye hariya muri Chapelle Sixtine hariya i Roma, kandi nta burenganzira afite bwo
kuhakandagiza ikirenge, dore ko ngo uwo muhango utamureba na rimwe. Ni mu kinyamakuru cya hariya muri Itali cyamaze kuba kibitangaza kivuga ko uyu mugabo bafite gihamya ko yasuye abepiskopi bagiye batandukanye, dore ko ngo hariya mu gihugu cy'Ubufaransa haturutse abakaridinari benshi cyane, ngo akaba ari mpamvu rero ngo arimo kugenda abashishikariza ngo bazatore papa mushya uzaturuka mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibyo nabyo turaza kuba tubigarukaho mu kanya, hanyuma tubirebere hamwe. Mbere yuko ngerayo reka mbanze nkubwire ngo kanda subscribe, shana comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu biganiro byacu biba bivuga kuri politike cyangwa se mu busesenguzi bw'ibiba bivugwa kuri politike. Aka kanya nk'uko biri kugenda bivugwa rero, njyewe turi kumwe cyangwa se tujye kubana muri iki kiganiro na Emmanuel. Hanyuma nk'uko nari maze kubigutangaza cyangwa se nk'uko nari maze kubikubwira mu kanya gashize, ni amakuru agiye hanze avuga ko izi ngabo za SADC ubwo zanga gutaha, igituma zanga gutaha, abantu bakagenda bavuga batese kuki SADC yikwedura, kuki idataha, kuki itava hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ikintu kiriho gituma badataha ni igiki? Abantu bakibaza ibintu byinshi. Rimwe ni nabwo bagize gutya bavuga ko ngo bagomba kuzataha mu byiciro, ibyiciro barabemerera, bavuga ko ngo bazataha ngo kandi nta tangazamakuru rihageze, ngo bazataha nijoro, barabemerera. Bavuga kandi ko ngo ibyo bashaka ibikoresho byabo barabihawe, ndetse bakanavuga ko bashakaga ko bazanyura ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, uretse ko byakomeje kugenda byanga biturutse ku mirimo ishobora kuzabaho wenda yo gusana kino kibuga itari gupfa gushoboka, kugira ngo iki kibuga gitunganywe noneho indege zazihagwe ifate bano basirikari ibajyane iwabo. Ibi ngibi rero byaje gutuma aba bagabo cyangwa se amahanga asaba inzira yo kunyura hano mu Rwanda nk'uko bagenzi babo bahanyuze batashye bwa mbere. Abacancuro b'Abaromaniya ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025, ubwo banyuraga hariya ku mupaka La Grande Barriere, La Corniche, hanyuma bakagera hano i Kigali bagafata indege hari Kanombe bakagenda bakajya iwabo. SADC y'abagore bagiye batwite nabo baje gukurikiraho, nabo banyujijwe hano mu Rwanda. Hanyuma abangaba nabo bari basigaye hariya ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, nabo banyuze hariya cyangwa se bagombaga kunyura hano ku mupaka La Grande Barriere hariya La Corniche, bakagera hano i Kigali, hanyuma bagakomeza bagenda bafata inzira iberekeza wabo Tanzania, South Africa cyangwa se Malawi. Kugeza magingo angaya wajya kureba ugasanga SADC igakomeza kugenda yongera iminsi, ngo bakavuga ko ngo abasirikare basigaye bagera ku 3,000, barenga 3,000 ahubwo ngo bagomba kuzataha ngo mu byiciro. Ukibaza ukavuga uti ni igiki kiri gutuma bavuga ko bazataha mu byiciro? Ikintu kibitera gituma SADC ivuga ko izataha mu byiciro ni igiki? Kugeza magingo rero ibintu biriho byamaze kugaragara ko SADC ngo ifite amabuye bacukuye hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, bashaka kugira gute, bashaka guhitana cyangwa se bashaka gucyura. M23 nayo ibabera ibamba iti niyo mwaza niki ntabwo twabemerera. Kugeza magingo yanga rukaba rwabuze gica. M23 yanze kurekura, SADC yanze kurekura. SADC intambara barayitsinzwe. Ni nayo mpamvu kuwa 13 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025 abakuru b'ibihugu b'uyu muryango wa SADC n'abagaba bakuru b'ingabo za SADC barateranye, babona ko nta kindi kintu gisigaye, nta kindi kintu gisigaye, basizeho umupfundikizo bavuga bati turapfundikiye, turananiwe, turatashye, ikintu kiriho kigiye gukorwa ni ugucyura ingabo zacu zikavara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe M23 rero yamaze kwereka amahanga ko yafashe ibirindiro bya SADC, ibifaro byabo, amasasu, abasirikari bose yabafashe miri, irangije iragenda ishira hariya, irababwira iti hazagira uva hano, hazagira n'utera intambwe imwe. Icyo gihe icyari kiriho nuko bari bamaze kumenya ko baje mu mugambi wo gutsinsura M23 bafatanyije n'Abarundi, bafatanyije na coalition ya FARDC. Baraje barababwira bati niba mutanabiza ahubwo turaje tubereke. Nibwo babafashe rero. Kuva icyo gihe icyo bagombaga gukora urumva ntabwo bagikoze. Bari bazanye ibikoresho n'ibindi by'ubusa,
bivuze ngo aho baturutse nta gikoresho hari cyasigaye, kuko amato y'intambara bazanye bagombaga kurwanisha muri uriya mugezi wa Kongo. Urebye ibibunda binini bari bazanye bagombaga kugenda bakesitara hehe ntabwo mbizi, ahantu runaka, icyo twita point strategique. Ntabwo iyo mbunda yagombaga kurasa ngo hagire umuntu usigara. Abahanga bakavuga ko rero bo bari baje ngo mu butumwa bw'amahoro Sadek Sami DRC, ariko mu by'ukuri ntabwo ari ubutumwa bwari bubazanye, ni ibindi byari bibazanye, bindi abantu bakomeje kugenda bagarukaho. Ikindi rero kiri kubyemeza kivuga ko kiza nyuma y'ibyo bikoresho bingana gutyo bazanye, byateye abantu ubwoba cyangwa se byatumye abantu batekereza cyane. Ikindi ni ukugutaha kwabo mu byiciro, bakavuga bati kuki badataha ngo bashireyo baveyo, ikibazo ni ikihe? Byaje gutangazwa rero ko hari amabuye baryamiye banze kurikura. Ikindi, ibifaro byabo bavuga ko ngo bikiri hariya ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo ntabwo bagenda babisize. M23 ikabwira iti ibifaru byanyu byose, niba mubyibuka neza, icya mbere cyarasiwe ahantu bita Kibumba. Ibyo bifaro cyangwa se wenda mu biganiro byacu byagiye bitambuka twagiye tubibagezaho tukabibereka, tukabwira tuti dore igifaro cya mbere cya Sadeke barakirashe, biri gucumba, bagiturikije, bakibomoye, bakirashe. Icya mbere cyarasiwe hehe? Kibumba, ngo bari bafite ibifaro bigera kuri 3. Ikindi cyarashwe n'amadrone ya M23 ahantu bita za Mubambiro, icyo ni icya kabiri. Ikindi cya gatatu cyarasiwe ahantu bita za Kasengese, iki gifaru nacyo cyari cya Sadeke. Ibi bifaru rero byose M23 iri kugenda ibyibutsa Sadeke yo ikavuga ko ngo ari ukubeshya, ngo ahubwo M23 iri gushaka gufatira ibifaru byayo. M23 rero niba mutanabizi, niba hari n'ikindi mushaka, mwaratsinzwe, abagenzi banyu ba mbere baragiye, namwe musigaye turaje dukutane noneho niba ari ibyo ngibyo. Kugeza amagingo ngaya rwabuze gica. M23 iravuga iti muzane utwo dufuka mufite, muzane utwo tuntu mufite hano, muzane. Sadek itireka data, igakomeza ikaryama yubitse inda. Ikindi kintu rero kiri kuvugwa, bikaba bivugwa ko ngo hari ingabo za Malawi, ngira ngo murabyumva nyine, Sami DRC, abari bari mu butumwa bwo kugarura amahoro hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo tuvuze Sami DRC harimo iyo Tanzania, harimo South Africa, harimo Malawi, abo bose. Bikavugwa ko ngo cyane cyane ingabo za Malawi zaturutse muri Malawi zifite ibikoresho bya electronique, harimo flat screen, bakaba bafite ngo n'amaradiyo, bakaba bafite mbese ibikoresho byose, amapasi, mbese ibikoresho byose bya electronique. Abasirikari ba Malawi bari nabyo banze kubitanga. M23 kubabwira iti muzane ibyo bikoresho hano, mubizane mubone gutaha mugende. Ibyo twabemereye ni ugutaha n'ibikoresho byanyu, ntabwo twabemereye gutaha n'amaradiyo, gutaha n'amaflat screen. Ibi ngibi byaturutse he? Ni muri ya ntambara yari bahanganishijemo, cyangwa se bo babonaga ibintu bikomeye, abaturage birutse bahunze, bakagenda bagahita bagenda bakamanura nk'ayo maflat screen mu nzu z'ubucuruzi, cyangwa se nk'ayo mapasi, cyangwa se ibiki byose. M23 ikavuga iti muzane hano. Sadek iti ntibishoboka, nibyo twaguze, mwabiguze, muzane fagitire. Bababaza fagitire bakagarama bakayibura. Ati rero twebwe iki ni kitwereka ko ibi bikoresho mwabyibye, ibi ngibi ni umutungo w'abakongomani, ntabwo twabemerera ko mubijyana. Kugeza amagingo ngaya rwabuze gica. Fagitire bazibuze, ntibari no kwerekana aho babikuye, ariko birumvikana kubera akavuyo kaba karimo hariya n'iki, ntabwo bajya kuvuga ngo twabikuye aha n'aha, ibyo byararangiye. Ariko ikiriho cyo nuko ayo maflat screen barafite, ibikoresho bya electronique mbese muri rusange wabuzi bya bindi bya electronique byo mu rugo. Kugeza ubu ngubu rero rwabuze gica. Ibyo ngibyo rero byose nkubwira bikaba bituma Sadeke idataha ngo ivano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu bakaba bamaze no kongera igihe, bavuga ko ngo bazatanga mu gihe cy'amezi 2 n'ubundi ari imbere. Kubera iki Sadeke idataha? Ngicyo
ibyo ukomeza kugenda wibaza byinshi ngibyo ibituma sadeke idataha, dore ngibyo. Bivuze ngo niyo mpamvu nkunda kukubwira ngo iminsi ngo iduhishe byinshi, tuzagenda twunguka byinshi cyangwa se tuzagenda tubona byinshi. Ibi ngibi ntabwo twari tubizi, ariko buriya unamutse unagiyemo indani, ubonye uburenganzira bwo kwinjira aho ngaho ku birindiro bya sadeke aho bari, ukinjiramo indani ukabasaka, wabasangana ibindi byinshi. Nubwo turi gutekereza ayo mabuye cyangwa se n'iki n'iki, wasanga atari nayo, ugasanga wenda bafite n'ibindi tutazi. Ariko ikintu kiriho ngicyo igituma sadeke itava hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Noneho MONUSCO nayo ngo imaze iminsi iri gukina agakino M23, ngo bakababwira ngo reka ngo babafashe kubaka kino kibuga ngo cy'indege mpuzamahanga cya Goma. M23 itiye ati mushaka kudufasha kubaka ikibuga? Ngo ya ubwo se, ubwo nawe uramutse ugiye gutekereza wasanga ibi ngibi twavuga ngo ni urukundo. MONUSCO urunguru ni urukundo iri gushaka kugaragariza M23 kuba yayifasha kubaka kiriya kibuga cyangwa se gusana kiriya kibuga mpuzamahanga cya Goma. Icya mbere kiriho, ngewe ntekereza nk'umuntu cyangwa se wicara nkasesengura, icya mbere kiriho MONUSCO bashobora kuba bafite nabo utundi tuntu ku ruhande bashaka kugira ngo babone uko bacikisha, ariko bakabura uburyo, cyangwa se bakaba bafitanye diru na sadeke, utuntu twinshi bamaze kugira, wenda hari umutungo kamere bamaze kugira, none bari kureba bakabura ahantu bawunyuza, bakavuga bati turamutse dusanya ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma, indege ikaza ikahagwa, byibuze twabona uburyo ibi bintu tubicikisha bikagenda. Sadeke nayo urumva yabina profisi. Ni bya bindi bajya bavuga nyine ngo urushanye nawe mwana imbabazi abashaka kumurya. Ni gute ushaka kumbwira ngo sadeke MONUSCO noneho yatangiye kugirira impuhwe M23? ni ukubera ko umunyamerika yamaze kuzamo. Nubwo MONUSCO yasabaga M23 kuba bakora iki kibuga mpuzamahanga cy'indege, ntabwo ishobora kubyemera. Hari n'ibindi bikorwa remezo byagiye bitangira na mbere yaho, kandi M23 ikabihagararamo gitwari. Niba mubyibuka neza, za Rucuro hari ibiraro byubatswe byiza binini cyane rwose, byari byarasenyutse, ariko M23 irabyubaka. Icyo gihe imodoka ntago zabonaga aho zinyura, ariko ubu ngubu zisigaye zibona aho zinyura. Hari ingomero z'amazi zubatswe z'amashanyarazi, hari n'ibindi n'ibikorwa remezo, n'amashuri yagiye yubakwa. Ibyo byose rero hari n'ikindi, hari n'umuhanda uyu nguyu Sake Masisi uri gutunganywa ubu ngubu ugiye gushirwamo kaburimbo, n'ibindi byinshi cyane. Ntabwo rero MONUSCO ariyo igiye kugirira imbabazi M23 ngo iyifashe kugira gute gusana kiriya kibuga mpuzamahanga cya Goma. Reka babanze batunganye ibingibi, bubaka amashuri, bubaka ibiraro, bubaka imihanda, bamare kuyikora neza mu gice bamaze gufata bagenzura. Noneho nibarangiza bazabone kujya gusana icyo kibuga mpuzamahanga cya Goma. Nibo bazabona ko bishoboka ko bagisana, cyangwa se niba babona ko bidashoboka. Ariko nabo buriya baricara bakavuga bati iki kibuga turamutse tugifunguye kigakora, hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari Goma habera akantu M23 yajya kureba ikisanga ahandi hantu yari itazi. Biturutse kuki? Biturutse kuko indege ziri kuza zikagwa cyangwa se zikahagurukira. Ibi rero ntabwo byapfa gushoboka. Hanyuma none niba munabyibuka neza, mu minsi yashize cyangwa se wenda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, byagaragaye ko hari za Rubero Beni, hari abantu n'abasirikari ni MONUSCO yashikirije FARDC cyangwa se Kinshasa. Nuko ngo bafata indege hariya za Beni, abasirikari ba FDLR bagera ku 130. Icyo gihe hari ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2025. Noneho ku munsi wakurikiyeho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, hatashe abasirikare bagera kuri 210 ba FARDC bacyuwe nande na MONUSCO. MONUSCO yari bacumbikiye. Ibyo ngibyo murabyibuka twabibagejejeho. Bari bakomeje kugenda bahungabanya umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bafatanyije n'izo za sadeke nk'uko M23 bagiye bakomeza kugenda babitangaza. Ibi ngibi murabyibuka. Ni tariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025, uyu ni Minisitiri Judith Suminwa, Minisitiri w'Intebe wa RDC, akaba yarakiriye bano basirikari
abandi bari bageze hariya ku kibuga cya Njiri, bose abakira ba FRDC abashimira, ababwira ati nyaboneka mwarakoze icyo mwakoze mwagomba kugikora, hanyuma natwe rwose turabashimira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yantumye ngo mbashimire, hanyuma tugiye kubitekerezaho turebe, tubyigeho neza, turebe ko hari icyo twakora, tuzabashimire by'umwihariko atari mu magambo, tubishyize mu bikorwa. Ni nyuma y'uko uyu nguyu Perezida Felix Tshisekedi we na madamu we bari bibereye mu muhango w'irahira rya Perezida Oringwema, perezida wa Gabo watsinze amatora ku majwi 98.45, atowe ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025, agiye kurahira manda y'imyaka 7. Ni nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa Ali Bongo, icyo gihe hari ku itariki ya 30 Kanama umwaka 2023. Uyu mugabo rero akaba yararahiye ku munsi w'ejo ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025. Hakaba hari harateraniye abanyacyubahiro benshi cyane batandukanye, harimo na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, benshi na Masadi Bauros, intumwa umujyanama mukuru wa Donald Trump kuri Afurika, nawe naramubonye, n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Uyu rero Minisitiri w'Intebe wa RDC Judith yakiriye aba basirikari ba FARDC bari bageze ku kibuga cya Njiri n'abandi banyacyubahiro bari bafatanyije babashimira. Ibi ngibi ni bigaragaza ko abantu cyangwa se M23 irimo kugenda itsinda muri diplomasi ndetse no mu bikorwa, aho bari abasirikari kira cyiciro cya mbere cy'abasirikari ba SADC bagiye, hanyuma n'icyiciro cya kabiri cy'abasirikare ubwo tubaraka ari coalition ya FARDC, ariko icyiciro cya mbere cyagiye kuri tariki twababwiye ya mbere z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2025. Abandi bari bagiye ku itariki ya 30, ubwo harimo FDLR bagera ku 130 nkuko twe tubivuze hejuru, baherekejwe na MONUSCO cyangwa se na Croix Rouge. Nabonaga imodoka za Croix Rouge cyangwa se imodoka z'umuryango w'abibumbye zibaherekeje, hanyuma noneho n'abandi nabo bakaba baratashe ku munsi w'ejo. Ibi byose rero ni bigaragaza ko M23 yo igenda itsina muri diplomasi, SADC nayo ikaba ikomeje kugenda yinangira ivuga ko itazataha. Igituma badataha ni icyo ngicyo, ni mu gihe abandi bo bamaze kuva ku isima bakavuga bati reka dutahe bari bose tubabwiye ba FDLR, abo bose ba FARDC cyangwa se ba Mayimaye bo Wazalendo n'abandi bose bari bose tubabwiye, bose bavuye ku isima baravuze bati yewe iyi bintu biri kwerekeza turi kubibona. Umunyamerika yamaze kwinjira muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tube duhinya akarenge. Hanyuma rero kubera ko bari barafashwe mpiri bacumbikiwe na MONUSCO, M23 yasabye MONUSCO kurekura aba bose bagataha. Baratashye rero, SADC rero nisige yinangiye, ariko ikintu kiriho ubwo no mu minsi iri imbere tuzamenya n'ibindi nabyo biri kujya mbere bituma SADC ikomeza kugenda ikurura iminsi ivuga ko itataha aka kanya, n'abasigaye ngo bazataha mu byiciro. Ariko ikiriho cyo tubashe kumenya cyangwa se twabashe kumenya ni icyo ngicyo kiriho, biri kuvugwa ko ari uko nguko bimeze. Ni mu gihe abasirikare bakomeje kugenda bapfa benshi ba FDLR. Ibi ngibi ngo bikaba byarabereye hariya za Rubero, ubwo abasirikari ba M23 barwanaga n'abasirikari ba FDLR baragiye bageze hariya ngo ku mugezi babura ukuntu bambuka, babuze ukuntu bambuka rero kubera ko baba gose bikomeye, bo nta kindi bakoze, barapasuye gusa. Hari imirambo myinshi inyanyagiye hango ku mugezi hano za Rubero. Ni abo basirikari baguye, ni benshi cyane, yari imirambo inyanyagiye. Abantu bavuga bati nyaboneka abantu ntibari kubona ibintu biri kwerekeza. M23 tugendeye ku masezerano n'iduha muri Qatar yo kurambika intwaro cyangwa se kutagura ibirindiro bafitanye na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Niba mubyibuka neza, byagiye binavugwa ko M23 iri kurwana na Mayimayi cyangwa se na FDLR, ariko reka tubite Mayimayi kuko nibo bari bahawe ngo amafaranga, bafite ikiraka, bo barazaga bakarwana nka Mayimayi, ariko mu by'ukuri ngo bari kurwana mu kuboko kwa FARDC. Ibi rero byose M23 yaravuze iti nubwo bwose tutemere kurasa cyangwa se amasezerano dufitanye duha muri Qatar kwa 23 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025, twebwe uko byagenda kose tuzabapasura, tuzabarasa, tuzabacucuma. Kugeza ubu ngubu rero imaze iminsi iri kubarasa hariya za Uvira. Biravugwa ko ngo ingabo ngo z'abarundi, ariko ngo ni Mayimayi yari yahungiyeyo, ihungira mu Burundi. Ubwo barasanaga na M23 hariya za Uvira, bamaze guhunga rero babonye ko nta kindi kintu gisigaye,
ngo bakaba n'ubundi bari baje batahutse, bageze mu nzira rero ngo basanga M23 ihagaze bwumu, batangira kuyirasaho. Batangiye kuyirasaho nabo nibwo bavuze bati nibi ngibi mushatse gukora, buretse turaje tukwereke. Icyo gihe imirwano niba mubyibuka neza byavugwaga ko ngo hari imirwano yabereye za Sange na Runingo na Kirimba. Ibi ngibi aba basirikare bapfuye ari benshi, bikavuga ko ngo noneho na nyuma yaho buke bwaho n'ubundi bakomeje kugenda binangira, barongera n'ubundi bashaka kurwana. Ari nabwo noneho M23 noneho yavuze iti okay, niba muri kugenda mukora ibi ngibi, twebwe tugiye gukora iki? Tugiye kurasa, noneho ntacyo twikanga. Bararashewe, barabarasa. Aribwo na nyuma yaho haje kugwamo abangaba muri kumva turi kuvuga baguye hariya za Rubero. Ibintu rero ntabwo byoroshye, nubwo bwose ari amasezerano ari gusinywa hagati ya M23 yidoha muri Katari. Hanyuma munabyibuka ko hari n'amasezerano yabaye kwa 25 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025 hariya i Washington DC hagati y'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bagera kuri 3 b'ibihugu byombi, bwo n'u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na USA. Intambara yo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo irakomeje. Intambara yo irakomeje, ariko abantu bakaba bavuga bati nubwo bwose intambara iri kuba, nta kindi kintu kiba kiri kubitera. M23 yo ibyo ikora irabizi, cyangwa se ibyo iri kurwanira irabizi. Ni nayo mpamvu yatangiye no gukora ibikorwa remezo, harimo nko kubaka iyo mihanda, uriya muhanda wa Sake Masisi n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye bigenda bigarukwa. Abantu bavuga bati M23 ibyo barimo barabizi, n'abantu bakagenda banabashyigikira. Mu minsi yashize murabyibuka ko twabwiraga ko ubu ngubu hari abadiaspora bagenda bihuza n'umutwe wa M23. Ubwo byavugaga ko na Joseph Kabila aje kwihuza na M23, ariko byateje impagarara, biteza imvururu, abantu barikanga bikangamo, kugeza amagingo ngaya uyu mugabo yagomba kuvuga imbwirwaruhame kuwa 20 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025 hari ku butaka bwa Goma. Ubwo yari yageze hariya ku butaka bwa Goma ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane mwaka 2025 anyuze hano mu Rwanda. Ni nyuma yo kubitangaza ubwo yaganaga n'ikinyamakuru Jeune Afrique ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane umwaka 2025, avuga ko agiye gutaha mu gihugu cye cyamubyaye, avuga ko amaze imyaka 6 acecetse ativanga mu bya politike n'umwaka umwe w'ubuhungiro. Akavuga ati ngiye gutaka nzanyura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bavuga bati ni gutyo umugabo agiye kuza gutaha akajya mu gihugu cye cyamubyaye, akaba agiye kwinjirira aho ingabo za M23 zigenzura kugeza ubu ngubu. Kubera iki atinjira ahandi hose bataje kubafasha? Nawe aje guhirika ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuvuga ko ari ukubuhirika kubera ko Colonel Nangaa wavuga ko nta kindi kintu aje nshinga agomba kugenda agafata Kinshasa, agakuraho ubutegetsi bwa Kinshasa, agakuraho ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi. Ubwo anavuga ko ngo Felix Tshisekedi ari nka Yona wa RDC. Ibyo ngibyo murabyibuka twagiye tubibagezaho mu biganiro byacu byagiye bitambuka bivuga kuri politike. Ibi ngibi rero kubivuga ngo wenda guhirika ubutegetsi bwa Kinshasa nta gitangaza kirimo. Abandi bakavuga ko uyu mugabo we ibyo ngo by'ayo masezerano cyangwa se iby'ibyo biganiro cyangwa se iby'iki byavuze ati twebwe umuntu uzadutera tuzamurasa. Ibyo ngibyo ntabwo tubirebaho, byo ntacyo bitubwiye. Kugeza ubu ngubu rero iyo ugiye kureba rero usanga hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intambara iri kuhabera. Ntabwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika niba zaramaze kwinjira muri iyi ntambara, ntabwo bivuze ko hatagomba kurasa. Reka ntabwo bivuze ko M23 itagomba kwavansa ngo ikomeze igiye gufata Kinshasa nk'uko babivuga. Reka bo bavuga ko Kongo izagira amahoro, abaturage bakongera bakagira amahoro ari uko Felix Tshisekedi avuyeho. Bavuga ko ingabo zigera ku bihumbi 10 z'abarundi zagiye guhera mu mwaka wa 2023, ibihumbi 6,500 bamaze gupfa. Abandi barahunze, abandi bajoyininze M23, abandi barafunzwe. Kugeza ubu ngubu Ababiligi nabo baje kwihuza na coalition ya FARDC kugira ngo bigize umutwe wa 23. Bikavugwa ko rero M23 iramutse giranga ikavuga ngo ntago iri burwane, yajya kwisanga ikisanga na Goma bayiyonge n'ubundi bayiyirukanyemo. Nayo rero ikavuga iti natwe ntago tuzicara tuzarwana mpaka. Ngibyo iba biri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko ikiriho cyo nuko ibintu biri kugenda bijya mu buryo niba izi ngabo za FDLR zaramaze gutaha,
hanyuma izi ngabo za FARDC zikaba zaratashye zikakirwa n'uyu nguyu Suminwa, minisitiri w'intebe wa RDC. hanyuma abangaba nabo twavuga ba Mayimayi cyangwa se n'abandi abo bose za Wazalendo bose nabo bakaba baratashye, hanyuma ni SADC nayo ikaba yaratashye. Ikiriho cyo nuko intambara iri kugenda ifata umurongo hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu bakinangiye M23 urugamba igifite n'ubwo guhangana na SADC mpaka bavuye hari, niba baremera bakavuga bati amabuye reka tubarekere mujyane, cyangwa se niba baremera bakavuga bati ntabwo twakwemera ko muyavana ahangaha mugomba kuyasiga hano. Nibyo bikoresho bafatanye ingabo za Malawi birimo ibikoresho bya elegitoronike, niba baravuga bati reka tubareke bajyane. Ntabwo tubizi, iminsi iracyaduhishiye byinshi, natwe nibyo dutegereje. Ariko ikintu kiriho ngibyo, cyangwa se ugomba kuba update biba biri kugenda bibera hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo angaya. Nuko nguko biba bihagaze, nuko nguko biba bimeze. Hanyuma ikindi rero ndaza kukubwira nuko uyu nguyu ni Emmanuel Macron, ni perezida w'Ubufaransa, ngo bikaba bivugwa ko ngo yagiye kwica amatora ya papa mushya uzasimbura Papa Francis witabye Imana ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, agashingurwa ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025. Uyu mugabo rero ngo Emmanuel Macron yageze hariya i Roma ngo aganira na bamwe mu bakaridinari bari bateraniye hariya, ngo dore ko ngo igihugu cye cy'Ubufaransa gifite abakaridinari benshi bitabiriye cyangwa se bujuje ibyangombwa byo kuzatora papa mushya uzasimbura Papa Francis witabye Imana. Abangaba rero harimo ngo arikiepiskopi wa Marseille witwa Jean-Marc Aveline, ngo bakaba barahuye. Hanyuma ngo kuwa 25 kandi z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025, uyu nguyu Emmanuel Macron akaba yarahuye n'umuyobozi mukuru w'umuryango wa Saint Egidio ufite ijambo rikomeye cyangwa se ijambo rinini muri Kiliziya Gatolika. Aba bose rero ngo uko agenda ahura nabo ibyabavuyemo cyangwa se ibyo bashize hanze, ngo bavuze ko uyu mugabo ngo yabashishikarije kuba batora papa mushya ariko ngo akazava mu gihugu cy'Ubufaransa. Igitangazamakuru rero cyahariya i Roma mu Butaliyani cyanditse ibingibi, cyangwa se bavuze ko, cyangwa se bikomye uyu nguyu perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa, bavuga bati uri perezida, ntabwo wemerewe gukandagiza ikirenge ahangaha, ibingibi ni bya Kiliziya Gatolika, twebwe turekera ibyacu, ibizavamo nibyo ngibyo tuzabyakira. Bamwikomye ngo ashaka kwica amatora y'uzavamo papa. Ni mu gihe inama yitwa conclave igomba gutora nyine uzavamo papa itegerejwe ku itariki 7 izatangira ku itariki z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 nkuko twabibagejejeho. Kugeza ubu ngubu rero kuva papa yashingurwa Papa Francis tariki 26 z'ukwezi kwa kane umwaka wa 2025 kugeza mu gihe kingana n'iminsi 9 hagomba kuba hari icyunamo cyo kuzirikana uwo mupapa witabye Imana. None bakazava muri iyo gahunda bajya muri iyo nama ya conclave izatangira ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025 yiga kuzavamo papa, biturutse ku ubwo twavuga ngo ni nk'umwiherero mbese barimo kugeza saa izingizi. Uyu mwiherero uyu mugabo rero ngo ari gushaka kwivanga, ari gushaka kuvanga ibintu, ari gushaka kuvanga amasaka n'amasakramentu, kandi sibyo. Niba mubyibuka neza, uyu ni Karidinali Nicolas Vincent uturuka mu Bwongereza, ubwo yaganiraga n'uyu nguyu Karidinali Antoine Karidinali Kambanda w'u Rwanda, nabyo twabibagejejeho. Icyo gihe ngo yaravuze ngo amateka u Rwanda rwanyuzemo nayo rurimo saa izingizi, cyangwa se n'ibibazo u Rwanda rwaba rurimo saa izingizi, ngo barabigereranya nka Kiliziya Gatolika ku isi. Mbese ubuzima bw'u Rwanda rwanyuzemo n'ubwo ruri kunyuramo ubu ngubu, ubwo buzima ni nka Kiliziya Gatolika ku isi. Ati rero bizadusaba gushishoza cyane kugira ngo tuzatore umupapa ushobora kuzahangana n'icyo kintu, cyangwa se ushobora kuzahagarara gitwari, agahagararira Kiliziya Gatolika ku isi, agahagararira ibyo bibazo byose byugarije Kiliziya Gatolika ku isi, atari ukuvuga ngo tugendeye hejuru cyangwa se ibiki n'ibiki. Mbese akaza aje gukemura ikibazo gihari, akaza aje gucumbukura aho Papa Francis yasize. Icyo bashaka kuvuga ko Papa Francis yicishaga bugufi. Hari n'andi mashusho yagiye ajya hanze yavuga ko
cyangwa se agaragaza ko Papa Francis yari umuntu wakundaga abakene cyane, ukunda gusura abakene, abarwayi, iki byinshi cyane. Uyu mugabo rero akaba yari yambaje Mutagatifu Francis d'Assisi, yicishije bugufi mu buzima bwe bwose kugeza avuye kuri iyi si, nawe rero akaba yarageze ikirenge mu cye mpaka arinze kwitahira. Akaba ari umuntu wicishije bugufi agasabira Kiliziya Gatolika ku isi imbabazi hano mu Rwanda biturutse kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Nta wundi mupapa ngo wigeze kubigerageza ngo abikore. Yaravuze ati turabizi abapadiri, abamaseri, abihaye Imana mbese muri rusange bagize uruhare rukomeye cyane, bagize ukuboko gukomeye cyane muri jenoside yakorewe Abatutsi hano mu mwaka w'1994. Nsabye imbabazi mu izina ryabo. Iyi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge iba hano mu Rwanda, abiciwe bakaba batanga imbabazi, hanyuma abishe nabo bagasaba imbabazi bakazihabwa, bwa bumwe cyangwa se bwa bwiyunge bukongera bukabaho mu buryo bwo kubaka sosiyete nyarwanda ndetse wenda no hanze y'u Rwanda muri rusange. Byose iyo ugiye kureba usanga byarashizwemo imbaraga cyane cyane n'uyu Papa Francis. Ubwo rero uyu Karidinali Nikora akaba yaravuze ati nyuma y'ibyo tumaze kuganirizwa na Antoine Karidinali Kambanda w'u Rwanda, nsanze bidusaba ubushishozi bukomeye cyane kugira ngo tuzatore papa uzaduhagararira. Uyu rero Emmanuel Macron bakari kuvuga ko ari kujya kwitambika cyangwa se ari kujya mu bitamureba. Hanyuma rero dusimbikiye ku yindi nkuru rero kugenda ivugwa, ni umwe mu basirikari barinda perezida cyangwa se kapiteni Ibrahim Traoré yavuze ko hari ibihugu cyangwa se hari abantu baturuka mu bihugu bikomeye cyane by'amahanga bamuhaye amafaranga agera kuri miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika ngo arase Ibrahim Traoré. Ariko uyu mugabo arangije abatera utwatsi cyangwa se arabagarama, arabwira ati sinshobora kurasa databuja. Icyo gihe rero niba mubyibuka hari muri Mata umwaka wa 2025, ni mu kwezi gushize, ubwo hageragejwe kudeta cyangwa se bashakaga guhirika ubutegetsi bwa kapiteni Ibrahim Traoré. Byaravuzwe cyane, birasakuza cyane, biravugwa cyane cyane. Uyu muperezida rero akaba ari umuperezida ukiri mutoya hano ku mugabane wa Afurika, uza asanga Diomaye Faye wa Senegal, akaza asanga n'uyu nguyu perezida cyangwa se General Mamadi Doumbouya uherutse gusura igihugu cy'u Rwanda kuva ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025. Abo bose akaba ari abaperezida bakiri batoya hano ku mugabane wa Afurika, kandi muri speech zabo cyangwa se mu mbwirwaruhame zabo bakaba bakunda kuvuga ko bazafatira urugero ku Rwanda cyangwa se kuri perezida nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame w'u Rwanda. Paul Kagame bakaba bamufata nk'icyitegererezo, yewe n'ibihamya biranahari, hari n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye nk'imihanda n'ikiraro byitiriwe nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame hariya muri Guinea. Ibi ngibi bikagaragaza umubano mwiza cyangwa se ubushuti buri hagati y'ibihugu byombi cyangwa se buri hagati y'abaperezida bombi. Hanyuma niba mubyibuka neza mu mandi mashusho yagiye hanze, nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yari kumwe n'uyu nguyu General Mamadou Doumbouya n'umugore we Lauriane Doumbouya, bari kumwe na First Lady Jeannette Kagame hariya ikibugabuga mu karere ka Bugesera mu rwuri rwa nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ruhari, amugabira inka. Ibi ngibi iyo nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame yagize gutya akavuga ngo aguhaye inka, nuko ngo abakwishimiye, nicyo kimenyetso mbese kigaragaza ko perezida Paul Kagame yishimiye umuntu bari kumwe. Niba mubyibuka neza, yigeze kugabira inka perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, yigeze kugabira inka Denis Sassou Nguesso perezida wa Congo Brazzaville, ngira ngo niba nibuka neza, niba ntibeshye muraza kunyihanganira ariko niba nibeshye. Hanyuma noneho akaba yarongeye no kugabira inka uyu nguyu perezida Mamadi Doumbouya n'umugore we Lauriane. Uyu mugore rero ngo akaba ari umujandarumuri, akaba akora akazi nawe k'ubujandarumuri, nawe urumva ni umuntu utoroshye. Uyu mugabo rero Mamadi Doumbouya akaba yarize mu Bufaransa, akaba yaragiye mu ishuri rikuru rya gisirikare ry'intambara hariya mu Bufaransa, akaba yaragiye ku butegetsi rero ahiritse uwitwa Alpha Condé, nuko ngo nawe yamukoreye kudeta.